Ndagusuhuje wowe tugiye kubana muri aka kanya. Nk'ibisanzwe rero uyu ni wa mwanya wacu wahariwe wo gusobanura amazina. Aka kanya tukaba tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Sabine. Sabine ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba rikomoka ku rurimi rw'Ikilatini, aho usanga iri zina risobanura uturiye Ubutaliyani bwo hagati. Reka turebere hamwe rero bimwe mu bintu bikunze kuranga ba Sabine. Sabine ni umuntu ukunze kurangwa no gukunda ibyo akora kandi akabishyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo abashe kubigeraho. Sabine rero akunda kuvumbura kubera ukuntu agira amatsiko. Ikindi kandi bakunda umwimerere, bazi gufata ibyemezo, kandi iyo biyemeje kugira ikintu bakora baba bumva nta cyabatanga imbere. Ngaye rero ngubwo ubusobanuro bw'izina Sabine. Nawe niba ari izina wifuza ko twagusobanurira, twandikire muri komenti tuzarigusobanurire. Hagati aho ntugende udakoze subscribe, ukore like, utere na komenti, ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, nkurarikira gukurikirana icy'ubutaha. Njye twakibanye muri Mr Felix. Imana ibarinde naho ubutaha.